Yo Fizo. Yo seke bimeze bitese. Fresh kuko byukiyemo Cyane. None se sha seke kunzirukira bimeze bite. uzi ikintu nagushakiraga ntukizi. Nje kureba amafaranga y'abandi. Sha seke ubukene bwateye urumva nayakura. Gusa ubwo urumva ibyo bindi. None siko amatariki yageze urayamwishyura da. Sha umve ngo nani cyaka izani mfite kabisa. Ukaba wiyemeje guheza amafaranga y'abandi neza neza. Ubusuri tayari nkwereke idiru dukora ikabyara amafaranga. Ndinde yo kubyanga ahubwo mbwira amafaranga uzaka. Umva cya gihoni. Urabuta urumva diru ukuntu imeze ngo urashaka amafaranga. Ubusa ariyo kwica wayikora. Aho sindi remera mbibona aba ariko sinajya. Ubusa ari bwo buryo bwonyine buhari wabigenza gute? Wamunangura da. Sha niba ari nayo diru waruje kumbwira igende. Really nigga? Uri kinyabwoba kabisa. Ngarika tugere kuri diru nari ngufite. Gusa wabasha kuba pastor. Ubuhe buryo? Pastor uragira ihene ni namari. Oya ni inkoko n'ibitero. Nta bantu bro. Ubuse tuvuge ko nta murongo numwe wo muri Bibiliya uzi. Gusa umurongo wo muri Bibiliya uzi n'ubu. Shasi nawe ubura. Mbwira ngo urawuzi cyangwa ntawuzi usome muri Bibiliya. Nari bindabusoma. Ngo mbwira ukuntu turi bivanemo amafaranga. Ukuntu bigiye kugenda. Tugiye kubwira abantu ko hano dusubiza ibyifuzo bakaduha amafaranga. Cyitonderwa gutanga amafaranga mbere. Ndumva zarya. Ngambwira ahantu turi bubikorera. Turabikorera. Ahubwo wowe genda uzani ikaramu n'intebe abantu batangire bazi. Kambigire vuba nari. Ubuse reba ukuntu umeze nk'ingege. Urabona umeze nka pastor. Datama icyango cyawe. Bakigira vava rero wambare dura amasaha. Naho ubundi ndi kubona n'amasaha yageze ahubwo sinzi impamvu atari kuza rwose. Cyayitangazo ntabwo wari warimanika. Tangazo se? Tangazo sinzi ko narimanitse. Ahubwo bagire vava uyu murongo kabisa n'usome. Barya wari wambwiye ko tubusome muri Mata. Icyo urigisha. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Nitwa Vanessa. Bonye icyapa cyanyu barimo kuvuga ngo musubize ibyifuzo by'abantu. Byaba ari byo? Ibyo rwose ntabwo wayobye. Icara aho ngaho icara. Oh haleluya. Imana yaravuze ngo izadukiza. Ariko uretse wese mubaze. Wamubwiye amakuru ukuntu bimeze? Naza nimuhereze ko bishyura mbere. Mbere yuko ikizwe. Okay, nangahe? Andika 078 42 9 6. Gashyiraho 15. 15. 15? Okay, none aho ngaho turi kujyana. Ese muko cyifuzo cyawe kimeze gute? Mfite ibyifuzo byinshi, ariko cyambere ndashaka umugabo twakora ubukwe. Nakora nuko Byiza kandi. Wanyijyaniye se. wajya ugabanyira. None mukuka nkubaza. Ko numva icyo cyifuzo cyawe gihenze. Ayo mafaranga atanze rwose ni make. 15 ni make. Amafaranga ni make. Kandi mwambwiye ko musubiza ibyifuzo by'abantu. Oya turi bugushakira ikigabo cyiza kibogari cy'inzobe nkuko wabivuze. Ariko nawe urongera amafaranga. Cyifuzo nk'icyo ngicyo nta mafaranga 25. Urumva nawe kirahenda. 20? 25 nabahaye. Ariye ni egara ni make. Are you sure, Emmanuel? Icyifuzo cy'ubukwe ni 25. Ni 25. Ko mfite 15 satare. Sharwa. Ko numva ku bukwe nta kintu naba ndi gufataho. 25 yose. 25 kabisa. Rwose ku bukwe nta kintu naba ndi gufata. Mfashe kandi icyifuzo cyanjye kirihutirwa. Oya nimba cyihutirwa nawe icyambere ni amafaranga natwe twata tubikora mu buryo bwa. Telefone. Ugura dusigira telefone amafaranga uzazi yazanye ibi byifuzo cyanasubijwe none. Kuko cyihutirwa ikibazo umugabo nimubona Ubwo wora siga telefone atibazo. Okay. Umuhereza. None se shamuko. Cyifuzo ufite rero vuba kirasubira. Ikiro nashaka kubwira. Imana ikunda abantu bameze nk'abo. Buri banze umusenge Ngiye kumanza umuya na mbere kumusengera ngiye kumanza umusomere muri wa murongo ufasha abantu. Umurongo ufasha abantu. Muri wa murongo ufasha abantu. Ndimo ndabonekerwa mu minsi 15 uzaba wabonye umugabo. Muzahura agiye guhaha. Pastor mu minsi 15 uvuze ko umugabo tuzahura. Dukora n'ubukwe. Cyane. Umugabo mbwira ngo umeze gute? Maze ndororagura agacupa. None se pastor ngo gacupa? Oya njyewe kintu nkwa gafanta. None nyine ndi kubwira ko umugabo uzabona mu minsi 15. Minsi 15. Uwo mugabo ikintu ngiye natekereje kuva mu gitondo. Nabonye muzahurira hariya mu mujyi. What? Mu mujyi. Nkunda kuhaca kenshi. Hari wagiye guhaha. Ngo iki azaba ari muri Hama. You know what I need to tell you? Umugore w'igitangaza buri muntu wese uzajya kubona gutangarira. 10 million nonsaya. You know you can be prosecuted for that. Isi ifite rya pine rimeze neza. Iki
ikirushye byose ibaze kuba umugabo afite amafaranga arasenga Imana. wowe ugiye kubona umugabo ufite amafaranga izina rya Yesu we yizere bizacamo. rero mbamu ugize amahirwe niyo mpamvu nakubonye kuva akavuga ati ubundi no mukobwa niwe muntu umva se we ikintu cya mbere ni ugusenga gusa we ikintu cya mbere ni ugusenga ahubwo umva ukuntu gahunda zimeze. Emmanuel, are you telling me this? Okay, nta kibazo ubwo wowe turi kumwe Imana izatujyana neza kandi turakomeza tugusengere ibyifuzo byawe byibuze cya gikongore ntamanye wowe nibo bumenyesheje erega amafaranga ntabwo bayihuza n'abakobwa ariko cya gikobwa nawe gusa nizere ntiwabonye inambaze amafaranga urahita uyabona nyine umuntu yohereje dukomereza ariko nta kibazo reka dutegereze abandi ariko uri kubona aya mafaranga uyu munsi rwose yari bugwire kabisa ari buze kuvamo mwiriwe neza Sayimbazi. Aho nawe. neza Ahantu ko mutana kure. Je nitwa Nizo. mwese sha musore ibyifuzo byawe ni ibi Muye n'umukobwa hariya arambwira ngo hano hari abantu bari gusubiza ibyifuzo by'abantu. Yaba ariko kurira. Jewe rero uretse gato reba kuri kode ugira icyo wibwira hano no kwishyura mbere se. twishyura ngambe kabisa Icyifuzo cyane ntabwo gikomeye ndabishyira 2,000. What? 2,000 aricyo byakumarira ese aricyo byakumarira none se sha musore ibi biracyagura iki muri Kigali nganyere ku mwenda wambaye gura amafaranga Ariko se pastor ni byari hagiye ibiciro by'ibyifuzo. menya ko rero n'ibiciro ku isoko byuriye sikari twaguraga 800 sigaye igura 2,000 Ariko ubwo mperuka gusenga ntabwo twarezaga 500. igihe Adamu na Eva bashunaga ku itunda niko se sha musore wari wagera mu rusengero ugasanga batamanitse agaseke k'icya 10 n'amaturo. Okay, reka mbahe 5 nta kibazo. Kandi nabwo ndayohereza kuri telefone. Aho turajyana Fizo sengera ibyifuzo afite dukomeze wifate neza dusenge Imana ihaze ibyifuzo byawe amen. What? muri kundeba cyane se bibiri yatanze ari irindi sengesho rirenze Isengesho rigeze ku Mana. aha abantu bahakana isengesho ry'Imana abakozi bayo nabahe Nzi ko se byahozeho no muri Bibiliya biranditse hanze mbibasomera. Are you sure, Emmanuel? Mwese sha musore wowe ufite ikihe kibazo Icyifuzo mfite rero mwabagabo. Ndifuza gutandukana n'umugore wanjye. Utarandembeje pe. reka washatse umugore iki nicyo njya mbabwira ujya gushaka sadunda uri kwirukanswa n'iki ajya ushaka umwana muzima Wabiretse wa mugabo ko nawe byakubaho. aho byabaho niwe mugabo ni gute wifata ukajya gushaka sadunda kandi mbona ukiri na mutoya yige natwe niyo mpamvu tuba twaravuze ati tubanze dukwamere umurimo w'Imana nako tujye mu murimo w'Imana uri kumva Ako siko numva mutangiye kucirwa byari. aricyo kibazo Icyifuzo cyanjye kirakemuka cyanango gikemuka. rero icyifuzo cyawe tuzagikemura ejo Oh my days. oya turara tugikemura ntugire ikibazo Oya, reka turagisengera Je bambwiye yuko mukemura ibyifuzo. Nabaze kubishya. ntugire ikibazo cyo Ningera mu nito rugo bitarakemuka. wewe wigira ikibazo wigira ikibazo garuka se Icyo rero babwiye. ikibazo cyawe kiranoroshye turi bugikemure. oya mu izina rya Yesu mugomba gutandukana gusenga kubera Imana izera Reka ngende. kubera Imana agenda no kwizera Umuntu ahamenye se. Ahamenye Kandi mubimenye. twaguye gahunda y'ejo se oya ntugire Ejo. ikibazo twaguye gahunda y'ejo oya ntugire ikibazo none se murahita mutandukana kano You will kandi move out of the house. ntugire ikibazo turaza kubikoraho urabona amafaranga atangiye kuza amafaranga araza ariko ngo menshi icyifuzo cyane. ngo yari afite cyatandukanye
nari ibintu bindawusoma. byose babifashe nk'aho ari ukuri. Nawusoma Matayo 12. babarire mumbwire icyo mushaka cyose ariko icyifuzo cyanjye gikemuke. Ufite ikihe kibazo musore? Ikibazo cyo nticyabura. Ni ikimeze gute se? Oya mubanze mumbwire ibyo ngiye kubabwira. Murabikora? Turabikora. Ubwo se nituguca miliyoni urayatanga? Ndayitanga mu nyamurira ikibazo. Ariko icyitondera. Hatagira umbwira ngo biramunaniye. Ushyira iyo miliyoni kuri konti dore na konti. Yagezeho. Wowe ubwo utanze miliyoni inzu y'agaciro murayuza. Ubwo maje kuyatanga hatagira impamvu nimwe numva mumbwira ngo yabananiye. Ibananira ni gereza. Ko numva icyo cyifuzo giteye ubwoba. Okay, reka dusome muri Kadogo ibice 11. Ngo Kadogo. Icyo nari nshatse kuvuga nk'abantu batazi umurongo wo muri Bibiliya. Ngaho dusomere. Kambasomere. Handitse mu murongo Izaki wa 12 haranditse ngo hahirwa bazatanga amaturo kuko aribo bazimukira mu nzu z'imituriro. Haleluya. Ibyo mvuga icyifuzo nzanye ndagira ngo munkure umugabo gakondo uri mu rugo. Umugabo wa gakondo cyangwa umupfumu? Uwo Ndagaso nako mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zo kubwigira umupfumu urazifite. Oya turayamusubiza. Ubwo si izo mbaraga wowe urazifite. Umva mu cyifuzo ufite rero cyakunda. ntago byakunda. Cyo ntabwo cyakunda kabisa. Okay, ibyangombwa byanyu hejuru. Uriye he muhu? Cyifuzo ufite ni ibyangombwa byacu cyane ukwirukana umupfumu. Icyifuzo mfite nuko mugomba gufunga. Wese uri rero. Ndabona agashinga twitangiye datangiye ugakirira mbora. Niko se sha. Urabona imirimo itarabuze? None Safandi reka tuganire. Se ko dufashe turi gushaka icyo dushyira mu nda. Ubu ntiwakirengagiza tukagura agafanta. Ubu se mburare gatatu nkaho uyu mutwe nikorera ari ikidegede. Nushaka bari ikibindi cyangwa bure yatawe. Ntabwo mugomba kuva muri gereza. None si cya twakoze si gihwanye n'imyaka ibiri. Ongeraho n'icyo gutanga ruswa. Ubwo buhwanye n'imyaka 25. Jesus is Lord. Afana. Ohereza Vigo imanuka hano ku gipangu cy'umukara n'umweru. Oh my days. Nukuri tuhore turaguho nawe twakoreye. Oya nayo nshaka. Icyo nshaka nuko mugomba gufungwa ruswa n'abateka mutwe bigacika. Niko Safandi wagiye utora kenshi.